Yes, welcome again to our YouTube channel. Kubibaye kano kanya byo ntubitekerezaho cyane, ahubwo ndagira ngo ubanze umenye ibi ngibi. Ese ubundi ni iki kibaye ku buryo abantu benshi bari kugomeza bibaza ngo ni iki uyu mukobwa ashobora kuba yarakoze, ashobora kuba kimugizeho ingaruka. Reka nguhereze ikaze muri kino kiganiro, mbere yuko tucyinjiramo neza ndagira ngo ubundi ubanze umenye impamvu ya nyayo. Ubundi kuva Miss Nyambo yatangira kumenyekana yavuze ko yakundanye n'umusore umwe Titi Brown aza ari umusore wa kabiri, kuko ngo uwo musore bakundanaga icyo gihe yari agicuruza resitora, ariko ubwo bakundanaga nyine yagiye kumusura amusabye ko ajya kumusura, uwo musore aramwangira amubwira ko atirirwa mu rugo. Miss Nyambo agiye yamutunguye asanga aryamanye n'undi mukobwa wari inshuti yiwe, by'umwihariko uwo mukobwa akaba nyine yaragendana na Miss Nyambo, ariko aza kuzamuca inyuma na sheri we, akaba aribwo Miss Nyambo yababwiye ngo iyi shusho mbabonanye muzarinde muyipfana mwe bagome mwe, bituma Miss Nyambo ahita ashwana n'uwo musore. Ngo gusa nyuma uwo musore yaje kumusaba imbabazi, Miss Nyambo arazimuhereza, arangije aramubwira ngo ariko icyo ntakemera ni ugusubirana nawe kabone niyo wateka ibuye rigashya. Ubundi uyu mukobwa ni muntu ki? Yavutse ryari? Ese ubundi ubu star afite abukesha nde? Ninde wamugiriye icyizere akamuhereza amahirwe yo kuba yatangira kumukinisha muri sinema, by'umwihariko ko uyu ari n'umukobwa watangiriye muri filime ikomeye cyane, kuko kuba watangirira muri filime ugatangira muri filime nk'umuturanyi ni ibintu biba bihambaye ku buryo buteye ubwoba. Ubundi Miss Nyambo avuka mu mwaka w'1999, niba babyumvishe neza ni umukobwa uri gusatira imyaka 26, kuko isabukuru ye iba mu kwezi kwa karindwi, niho ajya yuzuza umwaka. Ubwo urumva ko ari gusatira imyaka 26. Uyu nguyu rero avuka i Kirehe niho iwabo, avuga ko yakuze aragira inka yose Nyirarunonko, ndetse akanavuga ko bimwe mu biryo akunda kurya buriya ngo ibijumba n'ibitoki ari byo biryo akunda kurya cyane, n'ibirayi kubera ko ari byo yakundaga no kotsa muri Nyirarunonko. Uyu mukobwa rero yakuze ahura n'ibibazo byinshi, bamuroga cyane ku buryo hari n'igihe cyajyaga kigera agahinduka ikiduma, ku buryo kuvuga byanga mu gihe yabaga ari kwigisha abandi cyangwa se ari kubafasha kwiga, ari kubasobanurira. Kimwe mu bintu byamugoye, uyu mukobwa yize mu karere ka Rusizi ahitwa mu Gishoma, aho yakoreshaga amasaha agera ku 9 mu kuva iwabo agera mu Gishoma, ariko ubwo yarangizaga umwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, iwo babonye kubera kumuroga biri kugorana cyane, bafata umwanzuro wo kumujyana kwiga mu majyaruguru. Ubwo yajyaga kwiga mu majyaruguru rero yashyizeho noneho ibintu birakomera cyane, birakomera ku buryo iyo bajyaga kwiga kenshi na kenshi yakundaga gutaha, kubera ko ibintu noneho abamurogaga rimwe na rimwe babashaga kumubona byoroshye. Ibi ngibi bituma Miss Nyambo amashuri ye atayiga neza nk'uko yari yarabiteganyije. Yego yarangije kwiga, ariko ntabwo yize neza kubera kumuroga biteye ubwoba. Ubwo ngubwo rero akaba ari bwo buzima Miss Nyambo bw'ishuri yabayemo bushaririye guhera mu wa 4 kugeza mu wa 6, ariko arangije kwiga ibi ngibi kubera kumusengera ndetse no gukomeza kumwitaho, bamujya kumusengeshereza hirya no hino hatandukanye, ibi ngibi byaje kurangira, biza gutuma muri 2019 abona akazi ko kuza gukora muri resitora. Ubwo COVID-19 yari igenjeje makeya, yaje gukora muri resitora rero hano mu mujyi i Kigali, bivuga ko yakoraga amasaha 12 ku munsi, agataha akajya kuruhuka nimugoroba. Ariko icyo yavuze gitangaje ngo ni uko ubwo yari akigera mu mujyi wa Kigali, kwambuka rimwe na rimwe umuhanda byaramugoraga cyane kubera ko atari ahamenyereye. Yacungaga nk'umuntu ugiye kwambuka ahamenyereye kubera imodokari nyinshi ziba zihari, akaba ari we akurikira akamwambukiraho, kuko we yabonaga ashobora kwambuka bakamugonga, kuko agace yaraturutsemo ni agace kabagamo imodokari nkeya cyane. Ibi ngibi rero akaba ari byo bintu avuga ko byamugoye cyane ubwo yageraga mu mujyi wa Kigali, ndetse ko n'iwabo bari bamenyereye kuryama saa moya, ariko we na saa 3 zikagera atarasinzira kubera ko yararaga ku muhanda, kandi urusaku rw'imodokari rukarara ari rwinshi cyane zinyuranamo. Icyo avuga rero ni uko nyuma yaje kugira amahirwe ahura
n'uwaje kumugirira icyizere yareba uburyo avuga, uburyo ameze, akabona isura ye ndetse n'ijwi rye bishobora gukurura abantu muri sinema, ndetse uwo nguwo nta wundi ni icyamamare Mutoni Assia, ngira ngo ntawe utamuzi, umukobwa wamamaye mu mafilime menshi kubera gukina filime nziza cyane kandi ziteye n'agahinda. Nk'urugero nakubwira gukina muri filime y'Intare y'Ingore, filime yitwa ngo Gira amata, izindi filime nyinshi yagiye akinamo, by'umwihariko uriya mukobwa akaba yaragaragaye no muri filime za Seburikoko, yagaragaye mu Muturanyi. Ibi ngibi rero ubwo yahuraga n'uyu mukobwa Miss Nyambo, yamugiriye icyizere rwose, aramubwira ngo ngiye kugushakira akazi ko kuzakina filime, nimba witeguye wazafata izi nimero zanjye wazumva uri redi ukampamagara, nkagushakira aho wakina. Miss Nyambo yumvaga ko ari ibintu bitashoboka kuko ni ibintu atari yarigeze atekereza na rimwe mu buzima bwe ko ashobora kuzahura n'umuntu akamugirira icyizere akaba yabasha gukina muri filime. Uriya rero Gira amata, ubwo Miss Nyambo yababwiraga ko yabishobora, bidatinze nyuma y'igihe gitoya yahise amushakira akazi mu gukina muri filime y'Umuturanyi, kuko ku munsi muri resitora yakoraga ahembwa 1000, ariko ubwo yajyaga gukina muri filime ashobora kuba atangira gukina filime, yavuze ko yatangiye akina ariko adahembwa amafaranga menshi cyane kubera ko nyine batari bazi neza ubushobozi bwiwe, ariko nyuma y'ukwezi nawe yatangiye kubona amafaranga menshi nk'uko abandi bayabona, ndetse atangira no kugaragara muri filime y'Umuturanyi kera. Nusubiramo mu bice by'inyuma urasanga ibice byinshi nko mu bice bya 50, 40 gutyo, Miss Nyambo ari ibice yagaragayemo cyane, kandi wumve ngo cyane, ari nicyo kintu cyahise gituma nawe atangira gutekereza uburyo ashobora gushinga iye TV cyangwa se iye channel, ku buryo nyine ibihangano byiwe nawe bimuje mu mutwe yazajya agira aho abinyuza. Icyo ngicyo rero cyaje gutuma ava muri ya resitora yakoraga, ku munsi yandikirwa 1000, ariko yabonye icyo kurya n'aho arara, ndetse akaba yaranavugaga ko n'ubundi ukwezi kwajyaga gushira ayo mafaranga yarayamaze, kubera ko nyine rimwe na rimwe abakobwa bahura n'utubazo twinshi, ariko nyine bikamufasha kudukemura. Ibyo ngibyo rero byaje gutuma noneho muri sinema atangira gukuraho amafaranga menshi, akanasevinga, akitunga, akabona n'aho nawe yiyishyurira, bituma aza gutangira nawe kugira igitekerezo cyo kwishingira TV, aribwo yaje gutangira gukinisha filime yitwa Cyamatare. Ubundi nujya no kuri iriya channel ya Miss Nyambo ukajya muri izi video ze ugakanda ahantu haba handitse all best, uzabona filime iri hasi bari batangiye gukina, ariko baza kuyicikiriza yitwa Cyamatare, aza guhita atangira gukina The Message. Icyo gihe yari amaze guhura na Kiramani na Dogiteri Nsabi, kuko wabonaga ko guhura na Dogiteri Nsabi, yaba Kiramani ndetse nawe, byatumye izina ryabo noneho ritumbagira cyane, kuko abantu bose bari batangiye kuhamenya ku buryo buteye ubwoba, bituma rero nawe ahita ashinga televiziyo cyangwa se YouTube channel, atangira kunyuzaho filime yitwa The Message. Ariko by'umwihariko we filime yahereyeho ni filime yakiniye mu cyaro iwabo yitwa Cyamatare, ariko abonye itari gukundwa cyane ahita atangira agira igitekerezo cyo gukina iyitwa The Message. Iyi The Message ni filime yagiraga inama, ariko akayikina mu bice bigiye bitandukanye, ku buryo yayikinnyemo hafi ibice 380. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye uyu mukobwa ahita bananomine mu bakobwa bahawe ibihembo umwaka wa 2023 nk'abakinnyi b'abakobwa bakinnye amafilime meza ndetse banakoze cyane. Ibi ngibi byatumye Miss Nyambo gukora cyane kwe bimuhesha igihembo cya Best Actress of the Year of 2023. Reka ngushimire ukabanye muri kino kiganiro, kubwira ko uyu Miss Nyambo afite amafilime menshi yakunzwe, by'umwihariko harimo filime y'ibanga yiwe ndetse n'iyitwa Love Story, akaba ari filime yatumye YouTube channel izamuka cyane ku buryo ngo ari mu 250, ndetse nkubwira ko agikomeje no gukora cyane umunsi ku munsi, adasiba gusohora filime, ndetse akora no muri Kiramani, urabizi ko muri timu yari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, ndetse no mu yandi mafilime menshi agiye atandukanye. Ngiye twabanye ndi Isaac Somana, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse nawe wayikoze ngomeza kugushimira, kubwira ngo
mwarakoze cyane rero, iyo mutaza kuba mwe ntabwo mba ngeze ku basubscribe 1300.